reka noneho nyuma y'akaruhuko gato tumaze gufata twabonye amateka atandukanye ya ziriya ntambara kuva kuri AFDL kugeza kuri M23 za Gumino za Twirwaneho. Ibyo byose twazibonye ni intambara zitirirwa abatutsi. Twabonye ko akenshi abatutsi b'abanyekongo batigeze bicara ngo bazitekereze, ariko bazigwamo cyane ko baba banafite n'akarengane. Ndagira ngo kuri iyi situation actuelle abantu bitabiriye iki kiganiro, ndagira ngo mutange inama umututsi cyangwa se umunyamurenge yitwara ate muri iki kibazo gihagaze gutya. Abo basore b'abavandimwe bari muri iyo mitwe, abona nubwo tutabatumye bafite ibyo barwanira bavuga, murumva byahabwa izihe nama? Ndagira ngo iki gisata cya nyuma dutanga inama. Reka mpere kuri muzehe Mandevu atange message yagenera abanyamurenge bo muri Side cyangwa abatutsi bo muri Noro niyo mitwe ibitirirwa. Murakoze. Urakoze cyane n'amakuru. Message ubundi basanzwe bayizi bonyine. Twebwe Sud Noro turabakongomani. Twigeze tuba abanyarwanda n'umunsi n'umwe, turabakongomani. Rero aussi longtemps que tugifite bamwe muri twe biyitirira abanyarwanda kandi atari bo, kandi bakoreshwa nabo, abo ngabo rwose nibagaruka muri societe dushigikire perezida wacu Etienne Tshisekedi Tshilombo. Ntabwo turi abanyarwanda, turabakongomani. Watura mu Rwanda, watura muri Kongo, iyo ni cohabitation. Nje ngakangurira abantu bumva runo rurimi baba ari muri Sud no muri Noro kujoininga abakongomani, kubera ko amakosa twagiye tubona menshi yagiye aturuka mu bo tuvuga ku rurimi rumwe ariko bakadukoresha amakosa. Rero muri twebwe Noro Sud nta munyarwanda urimo, turabakongomani twese. Tujoininga abakongomani kugira ngo tubashe kubaka igihugu. Niyo message n'utanga. Urakoze. Muhizi nawe message yawe. Urakoze cyane Bodo. Message ngira ngo ntange nuko buri muntu wese agomba kuba conscient, akababazwa nuko twagiye dutakaza opportunité, tugatakaza akazi kacu nka Makenga watakaje kuba umuyobozi w'intara ya Sud Kivu, yarangiza gusa kirukanka akajya mu ishyamba nta mpamvu nimwe. Uyu munsi akaba dufite ibibazo kubera ko yakomeje gukurikira bamubwira ibyo akora. Akwiriye gusubiza agatima impembero, akagirira impuhwe abantu, akamenya yuko ibyo akora twebwe dutuye tw'abaturage dutuye muri Kongo bitugiraho ingaruka. Ikindi dufite abandi banyabibazo nka General Rankunda kuva 2009 kugeza uyu munsi yaburiye irengero. Navuga ko yaburiye irengero kubera ko mu manza baburanye bavuze yuko ko adafunzwe, ariko n'ubundi ntari libre. Ejo n'umubyeyi we yarashaje ntiyamushinguraho. Ni ibibazo, dufite abantu bafite ibibazo byinshi kugeza ku rugero nari ntanze. Dukure no kujya dutandukanya rero abanyekongo n'abanyarwanda. Kuba umututsi ntabwo bisobanuye kuba umunyarwanda. Ibyo ngibyo bagomba kubyumva abantu bose. Tugomba gutandukanya isano y'ubututsi n'isano y'igihugu. Iyo hajemo inyungu muri politike, ubwoko buragenda buratakara. Niyo mpamvu abatutsi b'abarundi bataje bita kuri politike y'u Rwanda, abatutsi bo muri Tanzania ntago bita kuri politike y'u Rwanda, nta nubwo baza kubakorera injonction, yewe n'abafumbira nabwo nuko. Ntabwo abanyarwanda politike y'u Rwanda ishobora kuza ngo ibacengere kugeza igihe basenya ibihugu byabo ku nyungu za politike y'u Rwanda. Natwe tubigireho. Icyo ngicyo nibyo ndi kugira ngo abantu nabo b'abatutsi b'abanyekongo nangwa abavuga ikinyarwanda n'abahutu bose b'abanyekongo twigire ku bahutu b'abafumbira, twigire ku bahutu b'abarundi, twigire no ku batutsi b'abarundi no ku batutsi b'abafumbira. Bakorera ibihugu byabo inyungu zabo, bakirengagiza abatutsi b'abanyarwanda, politiki y'u Rwanda ntibagireho ingaruka. Rero
tugomba kwibohora gubohora ubwenge bwacu tukabujyana mu gihugu cyacu. Ntihagire umuntu udutera ubwoba ngo yumve ngo twumve twararwaye hahamuka yuko hari icyo umuntu wari we wese yagutwara. Bumunyekongo nk'uko uri wenyine. Niba kuba umunyekongo bikunaniye, reka kuvangira abemeye kuba abanyekongo. Ubu umunyarwanda nyine ukorera u Rwanda n'umutima wawe n'amagara yawe, ubu iyo ngiyo we kuvangira abanyekongo bwite biba muri Kongo. Nge numva izo arizo nama ngira ngo ntange muri aka kanya. Ndasaba abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bandi bo muri Kongo kumesa kamwe, bagatekereza nk'abanyekongo, bagafatanya marigre y'ibibazo duhura nabyo, tugafatanya kubikemura aho kugira ngo tufatanye kubyongera. Murakoze kandi Imana ibamugisha. Urakoze nawe reka Yoramu nawe muhe akanya nawe atange inama kuri situation actuelle. Yabonye ikibazo mbaza muhizi. Ariko uratanga n'inama Nyuma maze kunsubiza. Yego. Ndahari. Nta nubwo ari we gusa n'undi wenda wakumva yagisubiza ntacyo, kuko turi hano twicaye mu kirambi cy'abatutsi b'abanyekongo. Murakoze. Nk'abatutsi tuba muri Kongo duhungira mu Rwanda, bagiye byigwa ko duhunze FDLR. Mu Rwanda tubigirwa yuko tudashobora gusura muri Kongo kubera ko FDLR iriyo. Kugira ngo dusure muri Kongo dutahuke nuko FDLR yava muri Kongo. Wowe uvuze kuri umututsi utuye muri Kongo kandi na FDLR iri muri Kongo. Ese iyo FDLR twatutse muri Kongo mwaba mubanye mute nayo kandi ariyo twavuye muri Kongo duhunze, ariyo iduhereje imahanga? Iki ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ese ubwo buryo mubanyemo na FDLR ikaba uvuga ngo nta kibazo mufite niyo itera Kongo ibibazo bikavuka, tekereza ko natwe bari mu buhunzi dusubiye muri Kongo uburyo mubayeho natwe twabaho bigakunda tukabanamo ni FDLR? Iki ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, M23 nk'abantu baharanira inyungu z'abatutsi bashaka ko abatutsi batahuka bagasubira muri Kongo, nute ubona ikibazo cyabo cyakemuka mu gihe FDLR yaba ikiri muri Kongo kandi iyo FDLR bavuga yuko ari cyo kibazo nyamukuru kiruta byose? Murakoze. Reka nze nkubwire, mu by'ukuri njyewe ntabwo nzi FDLR. Ahantu uye sindazibona. Tuyigoma iyo mvuye hano nkaje Ingungu nejo bundi nagiye wari kare mwabonye urugendo nagize, ntabwo nigeze mbona FDLR. FDLR ntiwayimenya, niba zinahari ntabwo ngiye nazimenye, kuko ntabwo nigeze mbona umuntu, ahubwo ibyo nabonye ni mayi kandi nazinyuzemo ntanga imisoro nk'abandi, ndagenda ngeri wari kare ngarutse ntanga imisoro nk'abandi bose, ndagaruka hano ngaruka n'igoma. Ariko nkurahiye nkomeje imbere y'Imana ntabwo nabona FDLR muri Zaire, gusa nzi ko zihaba. Ariko iyo zivuye mu mashamba zibamo zikaza hano mu giturage hamwe natwe, ziza zigize abaturage, ntabwo namenya ngo uyu ni FDLR ntabwo ari FDLR. Aho ngaho naba nkubeshye pe. Gusa kuva ngeze hano kuva 2018 sindumva umututsi wahohoterewe na FDLR hano Igoma nangwa Ingungu ho nkunda kuba kenshi, kuko ngiye wacu mvuka Ingungu, nkorera Ingungu n'Igoma, niho ubuzima bwanjye bushingiye, wenda ni mahanga kubera ko ubu ngubu ni inka zacu ziri. Izo nizo ngendo. Ntabwo ndumva umuntu FDLR nyirizina yahohoteye ngo nuko ari umututsi, ahubwo ibiramambo uko numvise ariko ntigeze mbona. Ariko nabibwe n'abantu benshi, urabona iri shamba guturuka mu Bwiza ukaza ukagera hano kurenga kwa Bamenyaruguru, mbega hano hafi n'Isake, hari ahantu hahawe, hari parike ariko hahawe abantu igihe cya RCD, hahawe abatutsi igihe cya RCD. Sinzi niba ayo makuru yafite. Turayazi. Inka zabo kubera ko zabaye nyinshi zarasagutse zikaza ziza kurisha noneho mu parike batahawe. Iyo parike ikaba ngo uyobowe ntabwo byo simpuha FDLR nizo zibamo.
ariko inka zabo zije kuragirwamo niyatakaye bakagenda bakayishaka bakayibona FDLR ngo zikabafasha gushaka iyo nka yabo batutsi ikagaruka mu zindi. FDLR wenda y'umwendisipline wibye inka njya mbyumva ariko sindabibona, ariko ngo iyo yayibye nangwa yibye umuturage ikamunyanyasa baramuhana, niko njya numva. Kandi igihano bagira ni kimwe, n'ukwica umuntu, ngo barakwica, niko mbyumva. Nyuma rero leta yaje kumenya yuko ngo abatutsi baje batanga umusanzu kugira ngo izo nka zabo zigume muri parike hamwe na FDLR, baza gutanga itegeko yuko inka ziri muri parike zose zivayo. Abatutsi babinaniwe, babuze iyo bazijana nyine kubera ko ntaho kuzishara hari zaranyazwe mu mpera ya 2018 mu mpera. Zinyagwa nabande, hakekwa ko ari bande bazinyaze. Hari abakekwa, hakabaho n'abigaragaje. Bakeka yuko kubera ko ngo hari intumwa, niko njya mbyumva, nta kuri mfite, ngo hari intumwa zahamagaye amatelefone n'ubundi aturutse mu Rwanda, barahamagara ngo izo nka ziri muri parike mujya mutanga imisoro kuri FDLR, inka zanyu zikabamo, mukaba muziteye inkunga yo kugura intwaro zo gutera u Rwanda, turabiyamye muzikuremo. Aba batutsi barabyanga, babyanze kuko ntaho kuzishira bari bafite, barabyanga. Babyanze ngo bakoranye na General Gahizi n'uwari umungirije, bambe wari umukuriye, ntari kwibuka izina rye, ariko wari ukuriye hano muri Nord Kivu, umugenerali w'umureta. Izo nka zabo barazinyaga, barazizana hano kuri abatware barazibaga. Iyo evenema yarabaye, kuzibagaho zarabazwe, kandi wari ubirangaje imbere yazo n'abasirikari ba leta barimo Gahizi, niko njya numva. Ntabwo nari mpari icyo gane n'ikirego muri turi, ntabwo nari mpari kugira ngo mbyemeze neza, ariko iyo nkuru yarumvikanye, byaravuzwe. Rero hari nk'ibyo ngibyo biba byarabaye, kumbaza ngo mbese tubanye gute na FDLR. Njye na FDLR nabona, sindayibona kuva nabaho pe, mbega nkoraye nkomeje sindazibona. Gusa hari abantu njya numva abantu bakavuga ngo uyu yahunze 94 ni impunzi y'umunyarwanda, ariko mwaganira ugasanga nta nubwo azi n'ikinyarwanda pe. Imyaka 28 bamaze hano ntago bazi ikinyarwanda, babaye abanyekongo, bamaze kwidegiza n'amakarite directeur bayafite nkuko natwe twese tuyagira. Kugira ngo rero uze kumbwira ngo mbese mbana gute na FDLR, ntabwo mbana nabo kubera ko simbazi, nta kope ngirana nabo. Niba banahaba duhure hano muri uyu mujyi wa Goma bakora ibyabo, nanjye ngakora ibyanjye, wenda niba acuruza wenda nkajya guhaha, nshobora kumugurira, ariko ntabizi ko ari FDLR. Ntabwo mbizi, mbega ntabwo mbizi. Ikibazo cyubajije ugusoza ngo mbese ngo muramutse muje mwabana nabo mute, mwabana nabo nkuko tubana, niba koko ari bo abo tubana hano, niba ari bo akaba ntacyo badutwaye, ntacyo ngiye barantwara, nawe waza uramutse nta kope mugiranye, ntacyo bagutwara nyine. Uje ukivanga muri politike cyo kora y'u Rwanda, ukaza ugashaka kuzana ngo ibintu byo kubaneka, uko njya numva aho ngaho ntabwo bamara kabiri. Ngo iyo uzanyeho ubuyiwayi ukavuga ngo urashaka guperereza aho baba n'ibyo bakora ngo bakwica, njya mbyumva. None Muhizi ukiraho, ejo bundi kuwa 4 hari, niba mbyibuka neza, hari Twitter space nitabiriye iyobowe n'umusore w'umunyarwanda bita David Maximo. Yari bahuje nk'urubyiruko rw'abanyarwanda barimo baganira kuri kiriya ariya magambo abanyekongo barimo batuka u Rwanda ko ari rwo ruri guteza umutekano muke hariya. Uko basobanuye numvaga bavuga ko n'uwo bita Tom Ndahiro nawe wafashe umwanya muri icyo kiganiro, barimo bavuga ko uko interahamwe zagiye muri Congo na FDLR aribo ya ideologie genocidaire bavanye mu Rwanda barimo bayibiba, akaba ariho n'abo batutsi wenda kugeza ubu ko twebwe duhunga wenda nk'ubundi kumva wenda bisa n'ibitandukanye, ko aricyo bagomeje kubiba, akaba aribo bari gufatanya na leta ya Kongo ngo batere u Rwanda, bavuga nabo nyine ko bagomba guhangana bakasobanukirwa ukuri. None ubwo
ko bibaye nk'ibintunguye niba FDLR wenda bashobora kuba barahinduye mentalite, simbizi niba batarimo bica umututsi, n'ibyo bikaba bivugwa nk'uwabyumvise. Ese mu by'ukuri nta muri ariya magambo y'urwango, kuko urabibona ku ma social media cyane, umututsi iki birimo bigaragara ko abantu bavuga ko atari abanyekongo wenda bandandi abaringara baki bari kuvuga ibyo, ahubwo bari kuba manipire na FDLR, kunoneho bikagira ingaruka ku mututsi uri muri Kongo, kuko numvaga nyine barimo bona basa naho batuvugira ko ibyo bibazo biri ku mututsi uri muri Kongo, kandi wabireba ukabona umututsi w'i Rwanda n'uw'i Kongo nyine umwanzi wabo ni FDLR, bose ni abatutsi. Aho waduhuye mucyo? Reka mbabwire kuri pe, nkuko nababwiye ko FDLR ntazizi n'imikorere yazo ntabwo nyizi, gusa nzi yuko hari abantu bakoze jenoside kandi koko ndabyemera mu Rwanda bahungiye muri Kongo 94, kandi ndemera neza yuko bose batatahutse, ariko ahubwo hari ibijya bintera urujijo njyewe muhizi noneho kubyonjya mbona. Iyo M23 uyu munsi abakongomani bavuga ko ifashwa n'u Rwanda, kandi koko bikaba byaranagaragajwe n'abo bafatiye ku rugamba ejo bundi. M23 ya 2013 ya 2012-2013 njyewe nzi uko ariyo yambukije FDLR, ariyo yambukije bantaganda kugera irucuru, ndabizi neza. Nzi neza yuko wari FDLR wari ukuriye operation hano bakundaga kwita mandevu, niwe wari wungirije mboneza w'umu M23. Ubusubwo ibyo bintu urumva atari urujijo, utanamenya ngo nibiki. Akanya kamwe ni aduye, akanya kamwe ni abaparteneri. Rero FDLR ntiwamenya ngo nibiki byayo pe. Ntabwo wanyumvisha ukuntu FDLR ikorana n'u Rwanda gufasha M23 kuva muri Masisi ikagera muri Rucuru. Tushobora kunyumvisha ukuntu abayobozi ba FDLR bamwe bashobora gufatanya na M23 kurasa izindi FDLR, kurasa na guverinema igihe cya M23. Aho ngaho njya ntakara, ubwenge bwanjye ntabwo bushobora kubyakira, kandi ndabizi neza yuko ibi ndi kuvuga bamwe muri mwebwe n'abazumvi Twitter bambi YouTube ntabwo bazabyumva, ariko ngewe nzi uwo witwa Mandevu niwe wambukije bantaganda, niwe wari kuri operation hano mu Birunga ukagera za Kanyabayonga, ariko ni nawe wari wungirije mboneza muri brigade ye yarayoboye muri M23. Ibyo rero ngewe bikahita binyereka neza ya manipulation twavuze kuva kare. Ibijyanye n'umutekano muke hano, umunsi tutari twaba abanyekongo ngo tuve ku bijyanye n'u Rwanda tubivemo, FDLR tuyiveho, abanzi b'u Rwanda tubaveho, n'u Rwanda runguru ruhari iyi leta yabo tuyihorere, tujye mu byacu dukorane na leta yacu. Uwo niwo muti wonyine, naho ibyo mu Rwanda bibe urujijo pe. Nk'ibyo ntabwo tibisobanutse, n'ubu ntabwo nyabisobanukirwa. Urakoze. Tanga inama yawe Yoramu, noneho wari ubajije ibibazo, niba washubijwe wakomeza nawe utanga inama kuri situation actuelle, noneho nkahereza n'abandi bagatanga inama. Ku kibazo yego naje hari akabazo nyine muhizi bagatarasubiza neza nyine ngo nkumve. Nakahe? Twebwe nk'impunzi zo mu Rwanda tubigirwa yuko tudashobora gutaha kubera ko FDLR iri muri Kongo. Niyo twirukanye muri Kongo turahunga tujya mu Rwanda. Okay, yishatutse mu Rwanda, irongera igeze no muri Kongo irabahiga bajya mu Rwanda, irongera agaruka ibica n'imudende igihe bari impunzi. So ni ikibazo ku mututsi aha muri Kongo cyangwa mu Rwanda. Nuwe muti ushobora kubona watanga ukavuga ati uyu wakimura ikibazo cy'abatutsi ko twebwe tubona FDLR tukaba twasubira muri Kongo, tukaba mu buhunzi, tugasubira mu buzima busanzwe, tukabaho neza, nimba atari FDLR ubona yakemuzihendira? Reka aho ngaho icyo cyo kiroroshe pe, reka ngigusubize mu buryo bunihuse. Ubundi politike ni ijike muri bibazo bya conflit, n'ubundi ziri politike.
FDLR izwi nk'umutwe w'iterabwoba kandi koko bakoze jenoside, icyo sinagihakana, kandi nibo twahunze 94 nabwo sinapima kugihakana, kandi ntabwo ari abizerwa kugira ngo uhagarare ku maguru abiri uvuge ngo noneho ngo ubu ngubu najya guturana na FDLR mbizi ko ari FDLR nanabimenye ubwo nakwigengesera. Ariko tugaruke kuri FDLR nyirizina. Abantu bakoze jenoside bose mu Rwanda ntabwo ariko bose ba muri Zaire, icyo urakizi nawe. Twakora urutonde rw'abantu benshi, reka mpere kuri Rwarakabije uyu munsi ni general mu Rwanda uzwi uri rekoni na leta y'u Rwanda yamagana FDLR, kandi nawe yari ari considere kera kiba hano akiyobora FDLR yari umuteroriste nawe nk'abandi bose. Ukiraho kuri Rwarakabije ku ntambara ya Mudende numvise ubwe yivugira ko izbira bitero by'abacengezi hagati ya 97 na 98 yari mu bantu batatu bagaba ibyo bitero, anariho twapfuye mu kwa 8 ndetse no mu kwa 12 muri Mudende. Ubwo rero we birumvikana ko niyo mpamvu kuvuga yari teroriste igihe yari ari muri Kongo, ariko ageze mu Rwanda bamuha akazi bamugira umwene gihugu nkuko n'abandi banyarwanda bose baba mu Rwanda babayeho. Uri kubyumva? Ninja niwe w'igihangange, nawe bizwi neza yuko ari we wishe abantu b'inyange, nawe akabyemera, na leta yemwe irabyemera, iranabivuga ko yisha bari abanyeshuri b'inyange igihe bangaga kwitandukanya Abatutsi n'Abahutu. Ariko abari hano bamaze kwiyentegera muri Kongo uyu munsi ni abateroriste, kugeza n'uyu mwanya ni abateroriste. None Kongo nayo yise M23 abateroriste, ni ukuvuga ngo ni abateroriste bamwe bafashwa n'u Rwanda, abandi bateroriste bafashwa na Kongo. Aho rero niho ndi kugira ngo mbereke ngire Yoramu muri contexte politique niho ibibazo byacu bishobora gukemukira. Njewe mu nama natanga, FDLR zifite imbunda hano muri Kongo zikwiriye kwamburwa imbunda mbega mu bubina bwiza, bakaba abaturage, ushaka gutaha gataha, ushaka kuba umuturage akaba umuturage wa hano, kuko nubundi bose bafite amakarite directeur, ndabizi neza bose bafite amakarite directeur. Ariko ubutatashe w'umuturage ntibamugire umuteroriste igihe yemeye kureka byose akaba umuturage, akamera nka wa wundi wari ufite imbunda nka Rwarakabije watashe wabo, yagera bakamuha uburenganzira bwo kuba nk'abandi banyarwanda bose, kandi yaramaze abantu bizwi neza nawe abyemera. Kuri M23 bo nabacu bo biroroshe kubabwira, kandi noneho hari n'ingero z'abagenzi babo, nubwo na FDLR bagenzi babo bageze mu Rwanda bakakirwa kandi bitwa abateroriste, na M23 nubwo yitwa abateroriste babaye abateroriste buno muri ibi byumweru bingahe bamaze iminsi badutesheje umutwe, bituma twese twitwa abanzi, ahubwo batuma Abatutsi twebwe twari twibereye neza muri Kongo. Ibi byose, izi discours zose n'aya propaganda yo kuvuga ngo baduteme ntabwo yabayeho mbere ya M23 ihaguruka ejo bundi. M23 ni rezone isubiza ubwenge kugiye, ibone yuko izi propaganda zo gutema Abatutsi zibayeho kubera ko bo batangiye kwica abantu. Batugirira impuhwe twebwe hasigaye, niba kuko ari twebwe bavuganira, biduteza abanyamoko duturanye, aya moko yane duturanye biyaduteza biyabibamo urwango ngo twese tugende muri ico kigare, nibaze babane n'abagenzi babo biripotinze nabo biripotingi, udashoboye igisivile anegose yaje mu gisirikare, niba igisirikare kidashobotse kubera ko itegeko ryasohotse, ntabwo ushoboye igisirikare n'igisivile agishobora, baje mu gisivile batubabarire baze tubane hano dufatanye wa mugani kugira inama leta ikigomba gukora kugira ngo umutekano wacu uboneke, naho ubundi bagiye kuzatumarisha bo ubwabo ahubwo bibwira ngo baradufasha. Urakoze. Yoramu, inama yawe, ibibazo wenda nawe ibyo utekereza ibisubizo byabyo bitange, ariko sinifuza kugira undi wongera kubaza ibibazo.
ni inama nawe uri umunyekongo. ya inama natanga ni ko mbere twaga abanyamahanga abanyarwanda abantu batari abanyekongo, ariko rero na constitution iriho muri Kongo turi abanyekongo kavukira. So numva intambara y'Umututsi yahagarara nk'uko Muhizi yabivuze, intambara y'Umututsi yahagarara twebwe ubwacu tukanegosiya na leta ya Kongo uburyo bagomba kugira inshengezamatwara mu baturage kugira ngo nabo batwemere nk'abanyekongo nk'uko constitution ivuga, n'abaturage bakatwakira, intambara zigahagarara zituma abanyekongo batwana. Niyo nama niyo comment nakiraho. Urakoze cyane. Noneho reka ndebe undi nawe mu bari hano atanga inama. Bodu nanjye mpereza mwe. Kayogera, go ahead. Komera Kage. Amahoro Muhizi. Ni iminsi mwa. Tanga inama dusoza ikiganiro, wenda turaza kuganira muri divers muramukanye cyane. Bodu watuyoboreye iyi gahunda, nagumye mu nama ariko ntagira contribution y'igitekerezo cyayo cyose ntanga. ufite akanya wagitanga, ugatanga comment ku byabaye, ugatanga n'inama, nta kibazo. You have time. Ubundi ngewe ntabwo njya nkunda gufata akanya k'ibitekerezo igihe ndi kubona abantu bari kumbwira ibintu babayemo atari bya bindi ngo byo kuri internet, atari bya bindi ngo byo mu bitabo. Ibyo byo kuri internet umuntu araza akakubwira ibintu cyangwa ashyira ibintu kuri internet ashaka, akakwereka ibyo ushaka kureba. Ibyo mu gitabo akandika ibyo ushaka, ariko umuntu wibereye mu bintu kumubwira ngo ibindi ngo wowe ngo wabikuye, ngo hari umwana aje ubundi rero tuvuga ariko ibintu Muhizi ari kutubwira bidafite fact. Sinaganire nawe na commentinze umutima wanjye navuga nti ese umuntu uri kukubwira ibintu ya Vivier yabayemo ni iki kindi ushaka kongera kuvuga? Ntiwabibayemo ngo uzane iyindi version, nta kindi kintu we warenzaho. Ariko entre guillemets ikintu nshaka kuvuga muri rusange, ibitekerezo mwavuze ni byiza kandi ni ibintu donc ibintu ndi kureba turi kuganira ubu ngubu ni iyindi movement, ni iyindi reforme muri bene wacu igiye kuza. Donc ni abantu bazi amateka y'Abatampera, murabizi bazanye undi mwuka utari usanzwe umenyerewe mu torero ry'Abadive. Na Ruteri nawe yazanye undi mwuka utari umenyerewe muri Gatolika. Bamwe baravuga ati ibintu uvuga ntabwo ari byo. Icyo byari bishingiyeho ni uko abantu bamenyerezwa rutine runaka, igashobora kuba ari n'ikinyoma runaka, abantu bakakimenyereramo, bakagikuriramo, bakakibarereramo, bakajya gusanga barabifashe nk'ibintu biri sacré, nk'ibintu bidacarengingwa. Mzee kabisa yavuze ibintu arabisobanura neza, ndi kumwumva numva avuze ibintu byiza cyane. Guverinoma yose cyangwa pouvoir yose ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kuzana inyungu zayo. N'umuperezida iyo bamutoye afata serma, afata na manifesto akabwira abaturage, akababwira ati ikintu nzabazanira niki. Ibintu byose bizanira igihugu cyawe inyungu byose wabikora. Igihe rero Kongo iri gukora manevre z'inyungu zayo, I mean igisegeti, agomba kubikora. Nicyo twamutoreye, nubwo ntatoyeho ariko abamutoye batoye mu izina ryanjye. Perezida Kagame ibyo ari gukora nibyo abanyarwanda bamutoreye, agomba gushaka inyungu z'igihugu cye, ni inshingano ze nizo yarahiriye.
aho twebwe ahantu tugomba kugera, etape tugomba kugeraho no kuvuga ngo ese twebwe kominote yacu inyungu zacu ni izi. Iyo abantu bari muri game izo arizo zose ukabona nta pare yawe irimo, nta nyungu zawe ufitemo, ugomba kuvanamo akabe karenge. Igihe ibyo bari kurwana, niba Congo iri gusapotinga FDLR, tukabona nta nyungu tubifitemo, tukabona u Rwanda rusapotinga M23 nta nyungu tubifitemo, twebwe involvement yacu iri guturuka he? Turkwinvolvinga he mu bintu inyungu yacu tukwibonamo he? Rero yuko ari ya routine ya cyakinyoma twakuriyemo, twamariyemo iminsi, kikaba cyarabaye, kikaba abantu bamwe bagira bumva yuko nta utuka umwuka wera. Ariko tugeze mu kinyejana kirimo abantu bake bamaze kubona yuko ibyo twagiyemo byose nta nyungu zacu zari zirimo, kandi nyamara nta nubwo byari bikomeye kubyidantifiya. Nabonye disikuru ni documentaire, sinibuka titre yayo. Museveni ari kuvuga ukuntu bafonze AFDL bayorganije. Museveni ubwo ari kuvugira ngo twari turi gushaka ngo umuntu ngo wafata bino bintu akabihedinga mu izina rye yuko ari ukuriye uru rugamba, dushaka umukongolo. Ngo dushaka ngo tubaririza mu bantu, ntabwo ibindi kuvuga ngo tubaririza mu bakongole babaopoza, ngo tuzo kubona izina rya Kabila, ngo ariko ngo nawe ngo nyine ngo yongera ngo nyine byaratworoheye, ngo nuwo muri este, n'umuntu twari duhuje kuvuga igiswahili. Arabivuga neza muri ayo magambo. Nkareba iyo selection bari gukora, ntabwo twari tuyirimo. Bari gukora ibintu by'inyungu zabo z'ibihugu byabo. Twebwe rero twagiyemo tutarimo pe, twagiyemo bari kuturekirita nka mendevure gusa. Ariko bien sûr hari ukuntu mendevure ushobora kuyerekirita ukayikubita igipindi kitafite ahantu cyanditse, niba nayo masezerano ahari nta hantu yanditse. Nigeze kumva umuvugizi niba ari mutsindashyaka wa FDLR wapfiriye mu Budage, sinibuka, aratubwira ati shaka Kabila wowe, ari kuvuga kuri radio ati Kabila ari kubwira uyu Joseph ati so twagiranye amasezerano i Roma mu Butaliyani, dufite kopi y'ayo masezerano. Ndavuga ni izi nterahamwe nako interahamwe zivanze na NXFR byose bari organije bagira aho bakora n'amasezerano na leta ya Kabila. Nubwo ayo masezerano ntayasomye, ariko barakwereka ati twagiranye amasezerano aya n'aya. Abantu babagiye kuba organiza muri Kamina byari ayo masezerano. Twebwe amasezerano tujya ibintu cyo dukora, amasezerano yabyo abari he? Kopi y'ayo masezerano aba he? Ibintu byose twirwamo umuntu araza ababwira ngo ibintu ngo bigiye gutungana, ngo noneho igipindi cy'icyuka gusa tugahora turuzinga. Bademere duzeho batubwiraga ko bashaka Kivuna Ituri ko batazagera Kinshasa, noneho bakiyobora tukiyobora na ari umusore umwe naramubwiye ati ntago muzafata igihugu. Arambwira ngo nitugifata uzajya he Kayogera? nanjye bajya ndamubwira ngo ndamubwira ngo nzajya njyaho mutafashe. Ntago muvuze izina n'umwe mu batubwiraga gukora ibyo bintu by'ibidetizi. Ndamubwira nti icyo nzi cyo kurasa murabizi, kurasa nta n'ingabo za hariya zapfa kubitambika imbere muri kurasa, ariko ntimuzi ibyo muri kurasira. Dufite abasirikare niba ari abaprofesiyoneri sinzi iyo bigiye bazi akazi, ariko bakora akazi kadafite politiki.
nk'amarobo ni nk'ukuntu umuhinzi yaba azi guhinga neza yamara guhinga ubuhinge bwiza bunoze aho gushyiramo imigozi y'ibijumba agashyiramo urwiri. Ni akazi kadafite icyerekezo. Rero nabwo nimwenda gufata igihugu cyose, nzajya ndeba province mutafasha bariyo nimukiramo zombi zirimo zifata, nzatumuka nkibasigire. Rero abagabo ibyo barimo basebuja barabizi neza yuko ntabwo ari gufata igihugu, kuko politike mpuzamahanga ntibemerera gufata ikindi gihugu. Bazagitezamo akajagari muri buriya buryo. Ariko ingorane abakongole bene wacu dufite ari kureba ibindi bihugu biduteza akajagari, ni ukureba ukuntu inzego z'igihugu ziyubaka. Kubaka FRDC inshingano zayo ni ukurinda ubusugire bw'igihugu, nikigomba kubibereho, nikihemberwa. Ntabwo amahoro ya Kongo agomba kuzabaho kuko ibindi bihugu byisubiyeho kubahungabanyiriza umutekano. Ibi bihugu bigomba kubaka inzego z'igihugu z'iperereza z'umutekano zirinda icyo gihugu cyabo. Igihe cyose igihugu bazajya bakinyuza mu ijisho bakabona yuko inzego z'umutekano zabo zirangaye cyangwa zifite faiblesse runaka, bazagenza bite? Bazazinjirira. Noneho dufite n'iyindi ngorane twihariye. Hari n'ibindi bihugu bifite ibisirikare cyangwa inzego nazo zijegajega nk'izacu, ariko kuko ibyo bihugu byo bidafite imitungo yo gusahurwa bakabireka. Ndibuka, murabizi yuko abakene batagira abazamu, batagira imbwa, bajya baribagirwa no kurara badakinze kandi bugacya neza. Ariko abakire barakinga, bagashyiraho umusekirite, alarme, bagashyiraho motion detector, n'umujura uri aho ngaho alarme ikarira. Kandi batabikoze baraterwa. Abakene bo barara badakinze bibagiye gukinga, bakinga kugira ngo imbeho ntinjire mu nzu, ntabwo bakinga umujura ntinjire mu nzu, kuko umujura ntacyo ari buze kwiba. Rero twebwe dufite ikibazo cy'uko dufite ibyo kwibwa, ariko nyamara tukaba dufite systeme zo kubiproteje. Ibyo rero ni akazi kacu ko gufata, ko kudatanga contribution mu kwisenya. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu afite umusirikare nka Makenga, ko ufite umusirikare nka Mboneza, batari gusavinga igihugu, uri gutakaza igihugu. Nkubwije ukuri ngo ahantu Makenga ari gukontorora wamusigiye runaka, hamya yuko hari umuntu ngo bitunga umucengezi, ngo igisambo, ngo umujura, ntagadinze hari undi muntu wahaza, atari kuvuga ngo ni hierarchy yabitegetse. Dufite abasirikare bafite inararibonye mu gukora akazi neza, ariko ahubwo izo mbaraga n'izo skills zabo bakaba bari kuzikoresha nabi. Murakoze. Nagira ngo ntabwo nakomeje gufata akanya ko nari ndi mu bintu bindi, ariko nabumvaga. Ndeka nkominiza commentaire nashaka gutanga. Muhizi, ndagushima cyane, wowe waturushije gutaha. Wenda natwe igihe kizagera dutahe, ariko njya nkunda kuvuga nti nubwo nabimbwa nkata igihugu cyanjye ngagira ariko ntabwo nzakigambanira, ntabwo nzagituka, ntabwo nzagisebya, ntabwo. Ejo bundi nabonye umuntu ari gushyira ibintu kuri WhatsApp, inshuti yanjye aha ngaha, afata perezida Gisegeti amufashe, bamushyize isahani imbere y'ibiryo. Ndareba mikoma, urashyira ibintu kuri stati perezida wa repubulika w'igihugu cyawe ngo afashe isahani y'ibiryo, ibyo bintu ngo byagushimishije?
ndavuga se muri aba perezida bandi se bo utashyizeho amasaha n'ibiryo uw'iwabo utarya ninde uza kureba umwuka urwego tumaze kugeraho tumaze kugera ku rwego rw'abana bajya biga muri interina babona base baje kubasura bambaye ibikoti biri gutuma ivu akagenda akabwira abandi bana ati burya uriya ni umuzamu wa data ntabwo uriya ari data dufite ibibazo byinshi igihugu cyacu gifite imiyoborere mibi ruswa akajagari desordre abasirikare badafashwe neza kunyereza akajagari karuzuye ariko apuretu icyo ni igihugu cyacu ni papa unywera inka bise mu rugo rwacu ni nka papa unywera inka zanyu mugakena ni nka mama udakora akazi ashinzwe mu kazamba ntabwo bivanyeho yuko tugomba kuba abantu bakontribiwa mu gutera no gutwika igihugu cyacu murakoze murakagira inka urakoze cyane ndagushimiye sinzi niba hari undi mu batavuze watanga inama noneho tugasoza undi wumva hari inama yatanga akompleta ibimaze kuvugwa mu bitabiriye yavuga nka makanya ndabona ntawe reka none hakanya yego ndino gutaha muhizi unarangiza muhizi unarangiza karame Yoram go ahead muyikomeza ndumva Yoram ntabwo tumwumva kosora turebe kanze ndore Yoram ashobora kuba yavuyeho menya umuriro wamushiranye amuhize navuge noneho yubita gadi nshimiye nawe aze gukurikiraho dusoza ndabona nta bandi basabye umwanya reka nsoze buranije ngewe wacu ubu ngubu saa sita ziri hafi kugira z'ijoro ubundi igihugu cyacu gifite ibibazo byinshi ariko igihugu cyacu wa mugani wakayogera tugifate nk'umubyeyi wacu umubyeyi wawe yaba arwaye arembye agiye atarava mu mwuka ukabusonga ahubwo nkaho utamukije ngo umujyane kwa muganga rero dukwiriye gufasha ubuyobozi bw'igihugu cyacu tuzi neza ko kimaze imyaka myinshi kuva muri 60 cyabeshwa ko kibonye independence Lumumba kimara gupfa yapfanye naco tugomba gukora ibishoboka byose rero uyu perezida wacu uhari kubera ko we atameze nka Kabila watubwiraga ngo ararwanisha adui na adui yarangiza akaduteranya agakora ibishoboka byose tukamarana byibuze uyu we aranatwemera yagerageje no gusenya n'izindi nyeshamba ntabwo ajyarwanya M23 yonyine n'izindi arazirwanya dufatanye rero tugende muri iyo butike Imana izadufashe wenda turebe ko twagera aho twifuza kuje icya kabiri kugira ngo bishoboke ibyo ngibyo ndi kuvuga kugira ngo tubikore nuko twumva ko turi abanyekongo gusa ko nta kindi gihugu cyacu kibaho ku isi njya mvuga ngo umubyeyi w'umugabo hari bakubesha ngo uriya niso kandi atari so ariko nyoko ajya kubyara uri kureba ukamenya ngo ni nyoko kubyaye rero niyo byagenda gute ntabwo dukwiriye kwihakana igihugu cyacu dukwiriye kuba igihugu cyacu tugifata nkaho ari mama tudakwiriye kugira na gato n'akadoze ko kuvuga yuko cyo gikwiriye gupfa nangwa tugomba kukibangikanya n'ikindi tibibaho mbega ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye cyane dukwiriye kutakivanga n'ibindi bihugu byari byo byose ibyo byose rero kugira ngo dufate ababyeyi bacu nangwa igihugu cyacu tukitiriranye n'ibindi nuko tumaze iminsi mu kinyoma umugani wa Kayogera ubwenge bwacu tubukoreshe mu kuva mu kinyoma tuve mu kinyoma tumenye ko igihugu cyacu ari Kongo tugikorere nkaho turi gukorera igihugu cyacu ibibazo kirimo turwana intambara yo kugira ngo bivemo duharanire kunywana n'abandi baturage b'abanyekongo kugira ngo tubane nabo neza dufatanye gutera imbere nta bundi buryo bwonyine bwo kubaho dufite hari igitangaza njya mbona hari uyu mugabo uvuze ngo mu kanya bamamagara ari kuvuga ngo ni impunge ngo niba mfite ubwenge ni impunge
ntabwo ari we wenyine pe ubivuze kandi na M23 mubyibuke ntabwo yigeze igera Masisi. Abanyamasisi abenshi muri 2012 bahungishijwe n'amatelefone, muhunge murashize abantu bajya kubaka inkambi za Mugombwa na za Gikongoro kubera telefone pe ziturutse mu bantu umuhunge. Ubwo rero twitaye amatelefone ngo ari kuvuga ngo muri Amerika ngo mugira ngo wireless idashira. Abantu bagira nimero yanjye ya WhatsApp nta munsi numwe murambura kiretse nagiye ahantu kure wenda bandihe wani njya ngura amamega y'ukwezi buri gihe wenda ntaga amafaranga menshi ndabizi rampenze ariko sinjya mbura ibyo kunkangisha rero ngo byo kuri media ngo nibyo ari bumbwire kandi media nanjye nyireba ariko nkareba nibyo mbona kuri tele ndagira ngo mugabanye ibihuha mwimobiliza abantu rwose guhunga nyabona mureke ahubwo ngo umuntu umumobirize kuva mu gihugu cye ahubwo uje umubwira ngo komera niko bandi bantu baba niko bwera byabaga iyo umuntu yagiraga ibibazo aho kumubwira ngo irukanka ngwino ahubwo waramubwiraga ngo nyabona hagarara aho ngaho komera ndaje ndatabaye mutubwire ngo komera muraje wenda ntimuze hano muje muri diaspora ya Kongo kubera ko mutari muri Kongo muje muri diaspora yo muri Amerika nimurangiza muje muri ambassade ya Amerika mubane nabo bavandimwe bacu b'abanyekongo babiyo ngiyo bamoko yandi. Niyo ntambara nifuza ko mudufasha kurwana iyo nico muzaba mudukoreye mwarangiza mukamera nk'abo njya mbona baba hanze. Hari umugabo nabonye ba Belgique je crois avuga neza cyane avuga uburyo abatutsi n'abari abanyekongo kandi muri iyi nkubiri ejo bundi abandi bari kuvuga ngo barafata imihoro baduteme wakavuga ngo abatekereza ko abatutsi atari abanyekongo ahubwo ntabwo bazi igihugu cyabo kubera ko itegeko nshinga riratwemerera kuba abanyekongo. Ubwo mwabagabo mwe kandi mwabavandimwe mwe duharanire ko tuba abanyekongo bwite tugaragaze uburenganzira bwacu tudafashe umuhoro wo kwisenya kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Yarangiza kuko nari ngiye kukubwira narimo nkubwira nti kuva 96 tugirwa yuko tudashaka gusubira muri Kongo kubera FDLR kandi na M23 irwana ivuga ngo kuri yo FDLR tunukondo ta gira inama waha impunzi zimaze iyo myaka yose mu buhungiro amaso bahanze ko FDLR iva muri Kongo bagataha ugira inama uhereza M23 ivuga yuko intango zitavye muri Kongo ababyeyi babo batazataha ko ari kurwana kugira ngo batahe FDLR ivuyeyo. Bakoze. Allo turakumva ndikumva yabuze ndikumureba gusa numvise yaravuze ngo ariko nasubiremo yorake niyo go ahead nari nkubwiye nti gira inama uha twebwe nk'impunzi ziri mu buhungiro kuva 96 tuzi ko twahunze FDLR kandi tubyigwa yuko igihe cyose kiri muri Kongo udashobora gutaha kugira ngo dutahe ari uko yaba itakiri muri Kongo kandi nibyo M23 irwanirira ivuga ngo FDLR igihe kiri muri Kongo ntabwo impunzi zazo zigomba gutaha ariko ivuyeyo zishobora gutaha. Gira icyo babigira impunzi uburyo ikibazo cyakemuka uburyo ugiye babwiye ati mwataha mu buryo n'ubu mwajya muri Kongo cyangwa se gira icyo ugira FDLR M23 cyangwa se ugira impunzi mu buryo ikibazo cyakemuka. Urakoze reka bose mbabwira ahubwo abo muri abasirikari ba M23 bo abenshi babaye muri guverinoma kandi FDLR ntabwo ari yaragiye mu Rwanda n'ubundi bari hano kandi n'ubundi hari abari bari mu baturage ntaco babatwaraga. Nukuvuga uko babanye nabo mbere muri 2009 kugera muri 2012 bagenda nzi yuko babanaga kuko abahindutse abaturage batura hano muri Goma ntago bahatuye nyuma ya 2013 bamenye nyuma ya 2012 abagiye muri M23 baragiye n'ubundi bari bahari. Njewe rero uwumva ari umututsi kundusha ntazatahe ariko ufite amakuru yuko hari w'abatutsi bamuruta kuba abatutsi wenda kushusho njewe wamugani nkuko nabivuze ngo ntabwo ndurujo we ariko hari abandi tubana hano binjo kundusha no kurusha nizo mpunzi zitari zataha kandi hagati aho ndagira ngo bamenyeshe yuko impunzi ziri hano hafi mu Rwanda hano mu Rwanda i Bugande bafite imitungo hano muri Kongo ndavuga cyane inka
n'imirima bo bajya baza tukabonana hano kandi bafite amadosiye bazaza muri Amerika bazaza babasanga aho ngaho. Ubwo rero abaje baza bagakomeza kuba impunzi, hariho abadashaka gutaha pe, kuko ntabwo bambwira ngo uhora hano umara umwaka hano ukajya ugenda ugiye gusarura imisaruro ujyanye ukayijyana iwanyu mu nkambi, warangiza ukambwira ngo nicyo cyakubuje guhunga aho ngaho. Ntabwo nakwemerera kubera ko n'ubundi bambi gutaha n'ubundi ubutaha ububaha ngaho iwanyu. Abo ngabo bo ni urujijo, ariko hari abantu badafite amakuru pe, ndabizi ko hari abantu badafite amakuru batunzwe n'impuha. Muve mu bihuha, ufite ubwoba akaba yumva impuha zihari aje agerageza akoreshe nawe mbese ubushakashatsi bwe. None komeza no kuri M23 iri kurasa FRDC aho kujya kurasa izo FDLR irwanya kandi izi niyo ziri. Wamugana ndagira ngo udafite amakuru ufite impuha gusa ajya akora nawe ubushakashatsi yizira kuri tere, anyure ku utameze nka muhizi wenda damuhizi utaje uvugisha ukuri, areba undi muntu uba hano utaje unavuga uwicecekeye, maze azaze amuhamagare aze amwakire amugeze iwabo yirebere, narangiza atahe nangwa afata icyemezo cyo kuguma ngaha. Igihe cya corona abantu benshi bavuye mu Rwanda baraza hano bo mu nkambi bagaca mu nje ya panya, ntibaca no mu mupaka kubera ko bitari byemewe. Baraza tubana hano ngo corona ngo kubera ko gupfuka munwa no kuguma mu nzu ngo ntabwo babishoboye, baraza bibera hano twebwe tutaje tuguma mu nzu. Corona irangiye basubira mu nkambi. Ibyo ni ibintu biba hano twebwe tuba ngaha tujya tubona. Yagera mu Rwanda agatangira kuvuga yuko muri Kongo haheruka 94 kandi atari byo. Rero abatari bahagera baje baza baharebe bamenye yuko bagomba gutaha, kandi bibuke yuko u Rwanda ntabwo ruzabarekura na HCR ntizabarekura, ni business barimo. Ibyo ngibyo babyumve, ntawe uzabagirira impuhwe hagati ya HCR n'u Rwanda, ntawe. Mbo M23 rero, M23 uko yabanye na guverinoma muri 2009 igihe CNDP yasenyukaga, nize isubire mu kazi yari ishinzwe ko gushakira umutekano abene gihugu. Niko kazi k'umusirikare. Ntabwo bakagombye kuba ari bafatiye mbere kurwana na leta irwanya inyeshamba nabwo ku buryo bunayigoye. Uyu munsi hari umumayimayi ukuriye ishaka rya APSRS inyeshamba zabo w'umuhunde yavuye mu gice kigana muri za Rubero aje kumobiliza imayimayi zabo ziri iyo iza Gatoyi, yiriwe ahantu hitwa Ikazinga muri mahanga, ari gukomeza ari kugenda asaba permission abasirikare baho. Abantu baranikanga ahubwo kubera ko yaje nyine afite n'abasirikare bamurinze, barikanga ariko ahamagara abasirikare ba leta arabwira ntimugire ikibazo, ngewe ngiye guhamagara abagenzi banjye ndi mu butumwa. Uyu munsi yagiye Gatoyi kuja kuzana izindi nyeshamba abagenzi babo kwiripotinga. Uko babigenze gutyo rero na M23 ni wa mugani sinzi umuntu wavuze ngo bazandikire leta bayisaba imbabazi, bahasabe n'umuryango imbabazi. Bahemukiye leta ya Kongo, bahemukira n'abatutsi baba muri Kongo. Nibatubabarire bave muri ibyo byose, baze baba abaturage, baze baba abanyekongo babwite, bareke kujya bakorerwa ku matelefone n'amabwire n'ibihuha no kubwira umuntu ngo barakwanga kandi ukwirebera. Ntabwo umuntu azaza ambwira ngo Bodo ndamwanga, bamwe ngo aranyanga kandi ntari nabona Bodo yabemukiye ngo nindangiza nje guhiga Bodo ntacu yantwaye. Ubu twari tumaze iminsi twimereye neza twebwe abaturage tuba hano muri Kongo. Abiripotinze ba M23 ubu ngubu basubijwe mu kazi. Hariho baza urugorofu, hari uri chief executive Ntaganda, uyu munsi baranamupromotinze. Ntibaze babane n'abandi twubaka igihugu, bakagira Imana batubabarire pebe dusha mu ntambara. Urwango twangwa n'abantu birwongera bitanga urwaho. Murakoze cyane. Mu ijambo rimwe FDLR si ikibazo ku mututsi ashaka yava mu kampu akaza gatura muri Kongo, right? Cyane. Murakoze, reka mbashimire, ndumva dusoje. Reka nanshimire abazakurikira ikiganiro kuri BDF Monde, shishikariza na M23 kugana nzira ya leta yashyizeho yo gutanga intwaro bakajya muri leta, ko n'abandi bari kujya ari zo mayimaye ndetse n'abandi.
gushishikariza n'abatutsi b'abanyekongo bo muri noro ndetse no muri side bazwi ku izina ry'abanyamurenge kumesa kamwe tw'abanyekongo tugakunda igihugu cyacu tukagifasha mu kwiyubaka iduhe urwaho aba extremiste b'abanyekongo bandi mu byo dukora ahubwo natwe mu ntambara zose zigaragara zabaye twagaragayemo ntabwo twabaye abatagatifu biragaragara ko twagiye tubagambanyi b'igihugu cyacu ndetse tugahereza n'urwaho abatatwifuriza amahoro tuve mu nyungu z'ibindi bihugu tumese kamwe dukunde igihugu kandi tugikorere twe kuba abenegihugu mu mpapuro ahubwo tube abenegihugu mu bikorwa mu mitekerereze n'imikorere ibyo byose tuvugwaho niduhindura paje ibibazo bizakemuka imana ibarinde